Dutangiye mu rugo, umukobwa ari kwitegura kujya gusezerana. Hano rwose mugenzi we uba ugiye kumwambarira amwiba parufe muri ubwo buryo, akayimwiba, yamara kuyimwiba agahita aguranja akandi gacupa bisa na ka kandi. Hano umugeni wacu wewe ajya kwitira azi ko ari kwitera parufe, kumbi disi umukobwa hano ntabwo aba abyishimiye, ahita rwose amutera ya miti batera muri tuwarete. Hano rwose ya miti rwose batera muri tuwarete iba isa n'icyatsi imeze nk'isabune. Hano rwose umukobwa arishima ati rwose abanzi barapfuye, abarozi kagiye kubica, noneho ndashyingiranywe. Hano umukobwa ahita ahaguruka ati ayo nayo wivugisha we ntabwo ubizi, ati ushinjanwa se uzi ko we wanshyingiranywe nta soni, abarozi barapfuye ndacyahari, ati ahubwo reka ahite nihumuza utazagira ngo sha handise umusaza we abategeze hanze, ati rwose baraduca amande. Hano umukobwa asohoka yishimye ati musaza wanjye, ati noneho twagenda. Handise umusaza we kumureba ati wa mukobwa ahita aza agahita babona, agahita asubira inyuma gake gake ati ndi kumva ameze neza, ndi kumva nishimye, ati hano wa musaza ahita amucunga wa mukobwa ku jisho umwe, amaze gukora bino byose akabaca inyuma yirukanka. Musaza we agomeza kumutonganya ati reba kunuza, ati rwose ibyo bintu byose noneho ni ibiki, ati ariko bakobwa b'ino minsi ibyo bintu, ati reka nkwereke mu kirahure, ati rebe nawe wirebe ukuntu umeze, ati reba ukuntu usa n'ukuri kw'Imana, ati ubu ntibiguteye n'isoni, ati Imana we oh my god ibi ni ibiki bimbayeho, none se ko niteye parufe ibi bintu bije gute, iriya parufe ni buno bwoko, ati ariko mushiki, ati nawe rero atuzi ko amasaha yatujyanye bari buduhane kwa padiri pe. Umukobwa hano atangira kwibaza imyenda aba yakodesheje, akavuga ati si ubu noneho ndambara ikiwe, kumbona imyenda twayandaguje ubundi buze kwambara ikinyagasa nimukurikiraga filimi. Hano rwose umusore atamubwira ati wowe ugumye hano gatonya njye kureba ko araho nakubonera indi kanzu. Umukobwa asigarana rwose amarira atabaho. Barakwereka hano mu muhanda hari umukobwa uba uri kuza rwose ubona ko afite kado. Wa musaza akamubwira ati ndakwinginze fasha rwose mushiki wanjye, ndagusabye fasha mushiki wanjye rwose. Hano umukobwa ashaka kubyanga agahita amukurura, agahita anamwambura imyenda, umukobwa agasigara yambaye ubusa. Ati ariko urabona ukuntu nyambije ubusa, ati gutekereza ubusa noneho ndandambarira he koko. Hano wa mukobwa abakishira gutya byamucanze, ubwo ndabara nyine wa mugeni agiye gukora ubukwe. Hano umusaza we ahita amuzanira rwose agakanzu, ati bapfa gushyiramo aka ngaka turebe byibura kuno munsi warangira. Urabona rwose batari buduhane, wagize vuba ariko wikirya nako nuko ukabonye, gira vuba. Ati nari niyambariye neza none ubu ngiye kwambara kino kintu, ati kuko bino birajyanye, ati mbega umunsi umbereye umukara, nari nzi ko ngiye kwirwa nishimye none ahubwo ngiye kwirwa mfite agahinda. Handisi araza hano agahanagura bya bintu bimeze rwose nk'isabune y'icyatsi, ya sabune y'amazi. Wa mukobwa sinzi niba ari imiti niba ari iki, ngo yashatse kwica ubutwe ariko n'ubundi ntabwo yabwica. Yari yashatse kwica rwose ubukwe ariko n'ubundi ni hahandi buri buze gutaha. Sleepless Beats. Umusaza we rwose ubona ko yahiye yashokoresheje, Sleepless Beats.
padiri kuko tutanabamugaye byibura mumbwire kuri buze utinze. Hano umusaza we yumva ukuntu mushiki we bari kumuserereza akanabo gatangira akagira umujinya. Hano rwose padiri abari kumva rwose urubanza, abari baje gusezerana bihindutse imanza kwa padiri. Abantu rwose bari baje gusezerana bihindutse urubanza, wagira ngo padiri ayisaba rwose umucamanza. Hano rwose umugabo atunganya umugore wiwe aba agiye kurongora akamutunganya. Hano nta kindi kiba, umusaza we ahita ahaguruka ngo ntabwo nabyihanganira, nibwo turi gutuka mushiki wanjye ndi gukumva. Ati wenyine tutuza, ibintu rwose twari twabiteguye tugiye no kuza, nanjye nagiye kuba nasohoka mbona bamusize bino. Ati ariko wabikoze nta wundi wabikoze, ndi kumva ngiye muze. Ati muvuge nyine, muvuge tubashe kuba twamuha. Ahita akuramo ubucupa bubiri bwa parufe, kamwe ni aka parufe akandi si aka parufe. Rwose bagasanga imiti umukobwa yiteye ni iriya, ni buriya bwoko, kandi uwabikoze ni uno mukobwa bita Animari. Uno mukobwa baba bamwita Animari. Umusaza atamubwira ati Animari byose nabikoze, kuko niyo yafashe rwose ino parufe araziguranisha, barakwereka ubundi kuntu byagenze kugira ngo aje kuvumbura ko uno mukobwa yabikoze. Umukobwa amara kuri bya bindi akaza hano inyuma akigamba ati yagira ngo rero ari bumushakane, namuhemukiye namukoze. Ati ntunzi se ngende umugome, ariko sha uno mukobwa no mu buzima busanzwe biragaragara rwose ko ari shitani imwe itukura ahubwo y'umuhondo. Ati njye nyine nari mfite uducupa tubiri twa parufe, ntunzi ko ndi umunyamanyanga. Nafashe agacupa kamwe ka parufe bisa neza fotokopi, nkashyiramo umuti w'isabune, noneho ndakamutega ako yaramutse ku meza hita nkamwiba. Noneho aje kwitera parufe ahita yitira bya bisabune. Kumva n'umusaza we yamwumvise avuye kuzana ya kanzu, mwibuke rwose niwe yamwumvirije wa mushiki we rwose. Atangira akabimubwira, wa mukobwa akirakaza. Ati ubundi ni gute mwumviza abantu? Ati nijye nikiye gihamya seretse kubimbwira, hari ubwo wamfotoye se unyumvire kandi umusore kumubwira gihamya. Undebeye nawe kuntu abakobwa hano bitakana ku manywa y'ihangu. Ariyisi bati ntabwo ari njye tu, ntabwo ari njyewe, reka. Hano disi umukobwa wari ugiye gukora ubukwe aratangira agatukura mukobwa. Ati sinari nzi ko uzambera urugo, wajya wemera ko ukesha utabonye umugabo. Kuba nari niboneye umugabo byari bikubangamiye nabyo. Buriya hari abakobwa baba bari kumwe, muba muri kumwe mw'abakobwa mwe, umva mbibwirire kano kantu. Umukobwa mugendana w'inshuti yawe ujye wirinda kumubwira buri kantu kose, wirinde no kumwizera, kuko abakobwa buriya ni abantu bahinduka umuntu atakundi. Mushobora gupfa akantu gatonya mugahita wibagirwa na bibyo byose yakubwiraga n'ibyo yagukoreye. Hano rwose wa mukobwa ahita yivumbura. Hano rwose umugeni we ahita ababara, atari kagenda namushizemo n'urushyi. Ati wumvaga ukuntu uri kuntonganya kandi atari njye wabikoze. Hano rwose kumbi uba wabikoze n'uriya mugore yashatse, uriya ngo aba ari nk'ishoke yiwe. Ati byose hano umukobwa aranarakara agahita nigendera. Padiri aba yumiwe, padiri biba byamucanze, aba yasezeranyije rwose abantu rwose ubona ko nabo batuzuye. Wa musore ararakara agahita afata imiti yose agahita ayitsibura mu maso ya wa mugabo. Ati genda wambwa we, ati wowe utume twenywa inzoga tubure kuzinywa. Abatumirwa rwose mu rusengero nabo barumirwa. Hano padiri rwose biramucanga, ati kuko mbigenze gute? Ahita yifatira Bibiliya agahita akora ku kimenyetso cy'umusaraba agahita yigendera anameze neza. Hano umugabo we bisigara byamucanze. Ati mbega ikibi cyo kugira abagore benshi. Ati ndebera ubu ni ishyari gusa. Filimi yo nuko igenze. Ciao ndabakunda cyane, Imana ibandebera icyoroshye.